Yes, inzira y'umusaraba rero iracyakomeje mu kanya tumaze kurebera hamwe episode ya 40 tunasatira kuri finali y'iyi filime ndetse tusatira kuri episode ya 41. Impamvu twanditseho finali nuko mwese muhora mumbaza ngo ese iyi filime izarangirira hehe, izaherera hehe, ko tubona ikomeje, ko dukubona bikomeza izarangirira hehe. Nimba uri mushyashya ngo haye ikaze kuri icano, icyo dukora kuri icano ni uguhuza abantu n'ibyo bakeneye, tukubwira amakuru yose ajyanye na sinema ndetse kandi abifuza gukina nabo tukabereka aho baca n'ibindi byose muri rusange bijyanye na filimi, cyitwa filime cyangwa se cyitwa sinema muri rusange nicyo tuvugira kuri icano. Hano tubana n'abakunzi bakunda sinema gusa, abakunzi bakunda inzira y'umusaraba cyane cyane, n'abandi bakunda amafilime agiye atandukanye za Maidota n'izindi nyinshi. Hano ni ikaze kuri twebwe. Hari igihe uba wicaye wibaza ibibazo muri filime bikorwa bite cyangwa se bigenda bite, ibyo byose ni njye ugomba kubibaza kuri icano. Uze gukanda subscribe kino kiganiro nikigushimisha. Murabona ko Cyusa yaje gusaba imbabazi, ahangaha ni muri episode ya 41 yaje gusaba imbabazi kwa Rugema, kandi kwa Rugema bamaze kuvuga ko ashobora kuba yarateye inda iribageza kuri ruriya rwandiko, iribageza yababaye wa kabiri mu bakobwa bari muri ruriya rugo bose. Cyusa yaba yarabateye inda, bisa nkaho ari byo bintu bashaka gukina, ariko ntituramenya neza nimba iribageza atwite. Ariko ku rupapuro twabisomye dusoma ko Cyusa ari we wabyiyandikiye, ndetse na Cyusa arabyemera, yabanje kubyemera avuga ngo nimba yabyanditse, nyuma arahakana avuga ko atari we wabyanditse. Birasa nkaho rero bashaka kutwereka ko bariya bakobwa bombi yabateye inda, ahubwo bagasigara bari kwibaza ngo ninde azajyana bose ko yabakoreye ibintu bimeze kimwe, ninde azajyana. Ese ubundi kuki Cyusa akomeje kubizirikaho? Biramutse bibaye mu buzima busanzwe ni kuriya byakagenzi. Ibyo byose turagenda tubiganiraho muri kino kiganiro. Nguhaye ikaze nimba ari ubwa mbere uhageze. Nitwa Nsabimana Jean Bosco. Ntuze gukuraho iki kiganiro kitarangiye, kuko dutanga amahirwe menshi mu kiganiro kandi yakugirira umumaro. Igihugu icyo ari cyo cyose urimo rero wumve ko tuguhaye ikaze, duhe ibitekerezo byawe. Muri iyi minsi inzira y'umusaraba imaze kubiha, sinatinya kubivuga, igeza aho ibishye pe. Hari igihe agace karangira twebwe mu mitekerereze yacu tukumva ko ejo tuzabona ibikurikiranye na bya bindi nyine, bya bindi twifuzaga kubona, ya story twifuzaga ko bakina, tukagira ngo nibyo tuzabona mu bice biri imbere. Bwacya bakina bakatwereka ibindi bintu bitandukanye na bya bindi twatekerezaga mu mitwe yacu, hakazamo ibindi bintu bishyashya. Biriya rero ni ugukurura filime. Birasa nkaho iyi filime izagira episode nyinshi cyane tudatekereza, bitewe nuko ntago bashaka kurekura, ni ugukomeza kurya amafaranga mpaka nta kabuza. Ariko twebwe ntitwababuza kurya amafaranga. Abantu mutegura inzira y'umusaraba ntitwababuza rwose, mukomeje mugakina ibintu biryoheye abafana, n'iyo filime itazarangira tugakomeza tuyireba, ntacyo byaba bidutwaye. Ariko ikintu kibangamira abafana banyu, nabo baba bashoye kugira ngo bayirebe, baba bashoye amafaranga menshi cyane, kuko bagura amamega ya buri munsi. Hari abantu bitwara amafaranga menshi rwose kugira ngo barebe iyi filime. Rero ikintu kibabangamira ni uko mukina ibintu badashaka cyangwa se bitabaryoheye, kubera ko bayitangiye bashaka kuzareba iherezo, kwanga kuyireba bikabananira, cyangwa se kuba bayireka ngo bayikuremo bikabananira, kubera ko bayitangiye hari byinshi bakeneye kureba, ariko mu by'ukuri bakabireba bitabaryoheye. Niyo mpamvu rero ngira ngo muzicare murebe nka Big Family TV, murebe ko ibyo muri gukina ari byo dukeneye. Ariko nanasaba ababireba namwe gutanga ibitekerezo aho mubangamiwe, cyangwa se ibyo mubona biri gukinwa bitanejeje imitima yanyu, mujye mubiduha muri comment, mubitubwire, muvuga ati filime iri kubiha muri gukina bino, mwerure mubivuge, kuko mu gihe cyose mutuje cyangwa muzaba muri gushima, tuzabona ko ibyo turi gukora ari byiza cyangwa se bibanezeza. Ngewe aho mbirebera nkareba ko iri kubiha, ndebera ku gipimo cya views, uburyo iri kurebwa, uburyo bigabanuka, uburyo byiyongera, ikigero twari turiho, umuvuduko twari turiho, uburyo igenda irebwa, niho ngenda mpimira uburyo mwebwe mutayitaho cyangwa se uburyo mutabyitabira kuba mwayireba. Ikindi nkareba ubwinshi bw'abantu bareba bino biganiro, nuko kera babirebaga, nkahita mbona yuko harimo itandukaniro rinini cyane, ko abantu batakiyitaho
icyitayeho cyane nk'uko kera byahoze, bizageraho imenyerwa imere nka filime zisanzwe kandi ari filime yari irenze cyane nk'uko dusanzwe tubimenyereye. Nimba rero hari ikintu cyakinwe muri episode ya 40 cyakubangamiye, kitubwire muri comment kugira ngo ejo muri 41 hatazagira ikikubangamira cyangwa se hatazagira ikigira gute ikitagenda neza kuri wowe. Ubwo rero ndagusabye nimba utajya gunatanga comment zitange kugira ngo ejo tuzabone episode nziza itunejeje kandi izanyura umutima wawe, tujye tureka gukina n'amamega yawe, niko nabivuga. Ubwo abari mu turere dutandukanye hirya no hino mwese mukomeze kugenda muduha ibitekerezo byanyu, turabashimiye. Abari mu Burundi ndetse no mu Rwanda turabashimiye cyane cyane ko abanyarwanda nitwe benshi tuyirebera kurenza ibindi bihugu. Ubwo rero turusheho kugenda tunahana ibitekerezo kugira ngo filime ibe nziza, itazajya ikinwa ugasanga urayirebye urababaye cyangwa se ibyo wari biteze kubona si byo ubonye. Bigiremo uruhare nawe kugira ngo ibe nziza, utanga ibitekerezo byawe, nicyo kintu cy'ingenzi cyonyine cyo gukora dufite, kuko buri igitekerezo cyawe nubwo gisuzugura ni ingenzi. Bajya bavuga ngo umutwe umwe wifasha gusara. Ubwo rero tutabafite natwe nta cyiza twakora, ibyo twitekereje ubwacu ntibyabanezeza. Niyo mpamvu mugomba kubigira gute, kubigiramo uruhare kugira ngo bigende neza. Mbifurije umwaka mushya muhire, muzahirwe muri byose. Ndi Bosco Nsabimana, kanda subscribe nimba ari ubwa mbere wari ugeze hano, tujye tubana no mu bindi biganiro. Bye bye, ugire umugoroba mwiza.